Ni ngombwa rwose ariko wowe urabona uyu muntu kugira ngo azabone ubu wamutereka ku ipikipiki si yahitirima cyane amashenge we ntacyo ari kubw'Imana yamuregeye ikamugeza hano amahoro. Urabona ko ari kwiyongera ibirari byinshi umaze kugira ibiro bingahe? Maze kugira ibiro 135 byose ari ibyawe. Urumva muri iyo myaka 3 arashonje shonje muri buze kumutekera ahubwo nekera gatoki shiramo n'ubunyobwa Imana ijye kurinda rwose. Nk'umugore umwifuriza ni nk'umukazana waba ameze ati uwo azashima nanjye nzamushima, n'uwo azazana akambera mubi azacaho. Ako nibyo kubana ni bibi. Ako nibyo uyu nguyu iracyari Umutako TV. Ngira ngo urabona ko ari ibyishimo gusa mu maso ya Fisi ndetse n'umubyeyi we. Hano rero tukaba tugiye kuganiraho nabo akanya gatoya tubaza umubyeyi uko ibintu yabyakiriye. Ndabeshya ma nanjye nabyakiriye neza. Imana ishimwe, nayo maze imyaka 3 nabona umwana wanjye, none ndanezerewe kuba namubonye rwose nta kitakoze. Kuba yaturinze muri iyi corona ntacyo wayigaya rwose. Imana ishimwe, komeze kandi naye mugenda imbere, nanjye kandi komeze kundinda, igihe ku kindi ambone nawe nge nzamubone. Wewe wabyakiriye ute? Shange nishimiye mama, nasanze ameze neza. Nicyo cyambere, ubundi nicyo cyambere cyananshimishije. Kandi nasanze cyubaha Imana, kiri umusiramu. Byanshimishije cyane. Mukecuru nge Fisi ubutanambwira tukagaruka tuzaguteguza udutekera imyumbati igeretse. Sinamujya mwiteka. Imyumbati turayikunda cyane natwe. Icyo gihe tuzayihaha tuyibatekere, cyangwa n'imvura nizaba yaguye nzakora iyo hepfo batekere. Byose ni ibibazo bizima. Hari imyumbati nk'ubu inama ukunda guteka iki mu cyaro? Mukunda guteka iki? Reka wenda ngufashe mikoro kugira ngo twitekera amateke, tukitekera imyumbati, mara dufashe ikaduha ibyo bitoki tugateka n'ibyo birayi, nuko tubaye. Namwe nago mujya mwenga akagwa? Oya, narwaga nta ntoki tugira. N'umuyisilamu ntabwo tujya twenga inzagwa, nta nubwo tuzimwe. Kunseka niko ma Fisi aradusuri. Nabyo numvise. arabeshya rata mama. Ngaho barakusuriye harya ni wowe ni Kofi iyo nebe irimo kunyeganyeza ni ibiki? Ereko umuti uva mwitako. Umuti uva mwitako cyane nyine. Niki wenda nyuma y'ibyishimo maze kugira kuba wasuye umubyeyi nyuma y'iyo myaka 3 mutabonana, ni ibihe byishimo we byimviro wumva ufite icyo urimo guteganya muri uyu mwaka? None rero urumva ko afashe n'umwanzuro mwiza wo kuguherekeza kugira ngo tubashe kugera kwa mukecuru. Mukecuru twakoze urugendo rutoroshye, kuko imodoka twagiye umwanya muremure cyane, noneho kubiteho n'ibibiro bye imodoka yitse. Ni ngombwa rwose ariko wowe urabona uyu muntu kugira ngo azabone ubu wamutereka ku ipikipiki si yahitirima cyane amashenge we ntacyo ari kubw'Imana yamuregeye ikamugeza hano amahoro. Alhamdulillah rabbil alamin. Abaturage bino muracyagira inzitiramibu? Naha ndumva muri abasirimu. Turi abasirimu, turara mu nzitiramubu nyine. Abo tujya tuganira akavati ati reka ati turindiriyo leta yayiduha tuderuka inzitiramibu mu myaka 3 yashize. Ariko ma reka nkubaza, ha hantu twajyaga tujya gutsuka
tugasiga isabune imvura yaguye tukamanuka kunuza kubintuza bya bintuza bimwe by'insina haracyahari hepfo iriya mu ntuza mu Rumonge hepfo harashize habaye nko muri Nyabarongo ampaye wajya amahareba ampaye yego hakirimo umugano niho twajyaga ubu ugiye wahita kareka yego dore amazi yo hasi aragera hariya habaye mu binogo yaje anambwira ngo kera ngo hari sabune mwamesheshaga ngo zimeze nk'ibyatsi ngo mukavuguta ngo bikareta ngo umwenda ugacya nyine niweze kera habagaho amasabune ubundi twajyaga kuri kano twagera kuri kano tugafata imyenda tukayiceca kunuza ku mabuye tukayiceca ku mabuye niko twafuraga noneho yamara gugucya hakaba ari bwo tuvuguta ameze ukagenda ukarambikamo imyenda ukayivugutamo wabona imaze kugabanyukamo ico ukazana bya byatsi ukagibitsirishaho hakaba n'amasabune y'amakorano akoze muri voka bayakoraga gute ubwo bayakoraga muri voka nyine nanjye ntago nzi ukuntu bayakoraga ariko aho hepfo ahantu bayakoraga bahitaga Kigondo yasaga naho Kigondo kandi nayo ubwo yaramesaga imyenda gake ubundi yo nihumurije yatangiriye kuza yo nihumurije asabune y'ubururu ziriya sabune za gifura z'ubururu leta numva yenda guhumura nkayo hari akabazo kamwe nagira ngo dutandukane nanamubajije urabona ko ari kwiyongera ibiro ari byinshi umaze kugira ibiro bingahe maze kugira ibiro 135 byose ari ibyawe ariko nagabanutseho bikeya ubu byaragabanutse ubu byaragabanutse mbese byigeze kugera ariko birashira nyine nsigaje 135 ubu nabwo havuyeho 3 urumva muri iyo myaka 3 arashonje muri buze kumuteka ahubwo nekera agatoki shyiramo n'ubunyobwa Imana ijye kurinda rwose ese mwaraye ahaganaye twebwe ni ukuvuga natwe rega tuba turi mu kazi dushinzwe twaba wenda turaza gufata umwanya twongere tugaruke dutaha abona ko natwe naguhindura nta kintu gukubita gisirikare ubangura ubwo nyine natwe tugiye kwerekeza ko hari n'abandi bantu twahise dutemberera turabasura umukecuru none se ubu ni iki wabwira abantu badukurikiye hari ni iki nababwira se ko mukoze hari ikindi ni ukubashima rwose aho mugenda Imana bagenda imbere namwe cyecu babwire rata badukurikiye bajye bakomeza barebe ibikorwa byanjye mba nabakoreye kandi n'abareba batoya bakomeze barebe impampa tugezeho ibikorwa by'umuhungu wawe nabo bifuze bati rwose tuzakora ibikorwa by'uriya muhungu wanjye tuzagere mu cyiciro cye urumva wenda tugarutse inyuma gatoya urabona abantu ba kera hari nk'uko hari indirimbo zigezweho izo ngo bazita ibishegu hari indirimbo rero za kera abakecuru mwakundaga mukaba mwaririmba mugatera iyo ngiyo kumwe niba ari inkera kumwe bataramaga abantu ba kera ni nk'utwe turimbo waba wibuka nka tubiri mbwira amazina yatwo kugira ngo nanjye buriya ngo ndakarahanyuze ni utwe turimbo twakanyujijeho mu myaka yanyu mukiri inkumi ariko zati we ubwo se za indirimbo nabagizibuka mbu igize ubwo hari inkansira hari yansira niyavu nsira se niyavu ansira we mbabarira ntabwo ari yavuba hari izindi hoteli Kiyovu za mama Munyana zose ntabwo cyo butazi se niki babarira abantu b'inaha ariko twabonye hari ibyuma byinshi bisya ubugari binaha ni abantu bagisekura ubugari mu isekuru hari umuntu watera isekuru z'akarigwa kereka njye mukecuru ninjye ukigira isekuru mbonye twumva atenda sekuru sekura cyane n'agasombe iyo kabonetse murasaba agasombe utunyobwa nuko nkashyira mu nkono ngateka
ikibazo na gito nashaka kubaza mukecuru, urabona ubu ngubu iterambere ryagiye riza, hari amakara, hari amagaza ayo ngayo acomekwa. Buriya turebye ku bantu ba kera abakoreshaga inkwi no kuba wakoresha amakara gaze, ni iki cyabangukaga? Ni inkwi zibanguka. Buriya nizo Sanje umuntu wacana gaze nkarara nayiye. noneho umuhungu ayikuzaniye akavata umukecuru ajya atekera muri gaze, iyo nzu ntiwayirara. Reka azanze ntumvuga najya ndirimba bura gaze ntiwaramuzi yimera umuntu natora cyeye kuzashya nzira ubusa. Umukecuru ugatinya gaze cyane. gaze aragiturika cyane. Ese bakwigishije kuyikorera? Banyigisha ibiki? None se bazanshyiramo n'umutima wanjye mwundi. Ariko ubu turi kugera mu iterambere. Ushobora kwibagirwa nkagenda kuko hano ari mu cyaro mu mazi. Ubundi mu mujyi hose abantu bo mu mujyi 80% nzi ko benshi ari abakoresha gaze. Abasigaye badakoresha gaze ni nka 20%. Ariko mu cyaro hano nako si na hano gusa, ibyaro byose ubundi ni inkwi zonyine. Hako mukecuru yatubwiye ati ngiye uzanye gaze muri iyi nzu nge narara nimutse. Ako baba nabonye n'amashanyarazi atwika inzu nk'iyi yepfo aho kwa Haruna. Aba bahungu be barimo kuruha bubaka kubera gutwikwa n'amashanyarazi. Iki cyatumye utinya gaze? Icyatumye ntinya gaze nuko yica abantu. Gaze ikintu cyakaho wagenda nabi kigahita giturika kikakotsa. Salamu alaykum. Ubu se nta Yuriana kishe hano haruguru ntiyarahinguye. Nyina wa Merita. Nabonye mama wanjye. Bari kumuramutsa. Cya gisazi cyaje. Turacyari kumwe na Fisi. Twe twakoranye urugendo yerekera agiye gusura umubyeyi we. Hano rero twe turimo tubaganiza tubabaza uko babyakiriye. Fi urateganya gusubira ryari rero i Kigali? Uyu munsi kubera ko naraye hano mama namusuye bihagije, bo ndumva ibyiza ari uko nataha. Waje utubwira ati hari amatungo yanjye ateheriye ihene nasize ndagije, hari inka nasize ndagije, urumva n'umwanya ntago watworoheye kuba waboneka ngo tube twabona umwanya urambuye. Ubutaha se natwe ko watwisabiye yuko tuguherekeza, ubu butaha natwe tuzakubwira dukorane urugendo noneho tuze tutembere neza, mukecuru atumanura iyo mu bishanga hehe turebe n'ayo matungo. Aho rwose uwagukubita agakoko n'ubundi ukakamanukana i Kigali ngaho ubundi nta myaka 100 ngaho. Arega bamfitiye amatungo benshi twabonanye, abo tutabonanye nabashinze umukecuru azabimenye byose neza. Nzagaruka vuba mukecuru. Yego ma. Nawe ngira ngo rero mwabyumvishe gusa ngo umukecuru mu buzima bwatinya gaze, aturamutse umuzaniye gaze rwose iyo nzu yarara yimutsemo. bavuga ko amakara nayo ibindi nabyo nshaka y'amagaze wawe namaze kabiri uzapfa. Mbongira ngo twagenda kubera ko imvura igiye kugwa. Imvura y'ahangaha urabona yakamejeje, ejo yaraguye n'uyu munsi igiye kugwa. Yego. Ndumva ibyiza twataha tukareka umukecuru nawe akajya kwiruhukira. Reka tubashimire mwebwe twatangiranye iki kiganiro tukatukigeranye ku musozo. Uyu ni Umutako TV, twe turi kumwe na Fisi, twe twatangiranye urugendo ajya gusura umubyeyi. Nyuma yaho rero twaje gusanga ibyishimo bigikomeje kuba ibyishimo, nuko umwanya utatubereye munini kugira tubashe kugira byinshi tuganira nabo ndetse no gutembera hirya no hino hatandukanye mu tubande. Fisi atwereka amatungo gusa. Ubutaha ndizera neza yuko tuzadukomeza kubana mu buzima, mu biganiro by'ubuzima bwa buri munsi tubagezaho. Wibuke ko tukugezaho amakuru y'ibyamamare, imyidagaduro, ubuzima bwa buri munsi tunyuramo. Ntucikwe. Kandi ikindi seti mbasaba abanyarwanda badukurikiye mutubabarire mukunda ibintu byacu dukora. Turabasaba gukora subscribe kuri channel yanjye yitwa Fisi TV Official.
filimi yanjye yitwa Kabashengure series, mujye no kuri channel yitwa Umutako TV, naho mukore subscribe, mujye mukomeza mukurikirane n'ibindi biganiro by'abandi bantu, musure n'abandi bo hirya no hino n'abandi ba star, mugere no mu byari wabo naho murebe uburyo babayeho, bizajya bituma abantu nabwo bagumya kubakurikirana. Imana ibahe umugisha bavandimwe b'Abanyarwanda, n'abari hanze y'igihugu mwese turabashimiye kuba mukomeza kureba ibintu byacu, mukomeze mukore subscribe ndetse mukore no ku ruhande kuri ka kazogera. Murakoze cyane. Reka nkubaza akabazo, uyu muhungu wawe umunsi azakuzaniye umukazana uzabyakira? nta muzana nibyo byiza, nzishima nanjye. Umukazana umwifuriza nk'umugore umwifuriza ni nk'umukazana waba ameze ati? uwo azashima nanjye nzamushima, n'uwo azazanira akambera mubi azacaho. Ariko nibyo kubana ni bibi, ariko nibyo umukazana nzazana umukazana mwiza tu. Umukazana mukecuru ashaka, mukecuru arifuza umukazana rwose uzaba tuzabana pe cyane. naho wamushize w'isoni w'umugurutsi w'iki? Oya ntago kubera Imana ntago nazana umukazana mubi rwose. Reka tubashimire, adusezere mukecuru. Reka tubashimire, nibwo twatangiranye urugendo twatugenda ku musozo. Umutako TV bike gukora subscribe, ngemwe muri kumwe ni MC Seti. Byari byishimo, ibi ntabwo byari byoroshye rwose. Umwaka avuga ati imyaka 3 ntaragera ku mukecuru, tereka nyaruke. Wabonye yuko nibyo yamuguriye agatelefone, uko biri kose nibyo yabashije kuba yabona akabimuha. Urabona yuko ari gusezera. Ubu ngubu natwe tugiye kubasha kwerekeza, reka dufate urugendo. Umukecuru ngaha rero dushitse imbere tubashe kugenda. Gahunda ndumva ubutaha Imana nidushoboza tuzagaruka. Reka gushimire wowe twatangiranye iki kiganiro, tukatujyanyije ku musozo. Ahanga twe turi mu cyaro kwa Bafisi, yari yaje gusura umubyeyi. Remember, keep subscribe. Nizeye ko turabana mu biganiro bikurikira. Ngemwe muri kumwe ni MC Seti. Ayabasi.